bimeze biti reka mbasuhuze njye nitwa Ramba. Uyu munsi hari ingingo nzanye ngo tuganireho, ni ibintu birebana n'ibitabo cyangwa se biriya bitabo mbega biba byaranditswe. Wowe uyu munsi ushobora kuba utazi ngo ni ibitabo bingahe byanditswe cyangwa se ubundi ibitabo byanditswe bidufasha iki, mbega ukaba uri aho utabizi cyangwa se ukaba uri muri ba bantu badakunda no gusoma ibitabo kuko wenda batazi akamaro ko gusoma ibitabo cyangwa se icyo mbega gusoma ibitabo bidufasha. Ibyo bintu ushobora kuba utabizi, ushobora kuba uri umwe mu bantu batazi ngo igitabo cyitwa The Trials of Brother Jero ni icyande cyangwa se cyanditswe byagenze biti, mbega byagenze bite kugira ngo icyo gitabo bacyandike bagisohore. Ngira ngo mbabwire ko buriya no kwandika igitabo ntabwo ari ibintu umuntu atekereza mu ijoro rimwe, oya, ni ibintu apanga ndetse akanabyigaho, ndetse ni na poroje ndende, ni poroje bafata. Wenda ushobora kuba uri umwe mu bantu batazi icyo gitabo ariko bashobora kucyumva ndetse kikanabafasha. Ubundi igitabo cyitwa ngo ni The Trials of Brother Jero cyasohowe mu mwaka w'1964. Uyu mugabo witwa WILE SOYINKA niwe wanditse iki gitabo. Iki gitabo cyanditswe nyuma gato ya independence yo muri Nigeria, nyuma gatoya mu 1960 nibwo iki gitabo cyanditswe. Iki gitabo cyari gikubiyemo ibitekerezo bitandukanye kandi ibitekerezo byubaka. Rero uyu munsi ngewe ikintu nje ngo turebeho, ndagira ngo turebe ku ngingo ebyiri, ni ingingo ebyiri zonyine. Tugiye kureba ngo ubundi titre y'iki gitabo bise ngo ni The Trials of Brother Jero isobanuye iki, cyitwa ngo ni The Trials, ibyo bintu bisobanuye iki, kubera iki uyu mwanditsi yahisemo iri zina akagafata igitabo cye n'icyo ngicyo yanditse nyuma ya independence yo muri Nigeria akacyita The Trials of Brother Jero, kubera iki. Niturangiza turaza no kureba kandi kantu gatoya, turebe ngo kubera iki uyu mwanditsi witwa WILE SOYINKA iki gitabo cye yacyanditse, ni iyihe mpamvu yamuteye kwandika iki gitabo. Byose tugiye kubyinjiramo turebe ibyo ari byo. Ni ibintu bibiri, ni ingingo ebyiri. Wowe ikintu urakora uraza kwandika muri comment, tubwire niba waba hari amakuru waba ufite kuri iki gitabo, tubwire ikintu uziho, cyangwa se niba unakeneye ko twakinjiramo byimbitse tuzakinjiremo ubutaha. Reka dutangire n'ingingo ya mbere, ariko nkwibutsa ko niba utarakora subscribe banza ukande subscribe hasi aho ngaho, nurangiza usharinge channel kuri bagenzi bawe kugira ngo family yacu yaguke cyane. Ingingo ya mbere dutangiranye bari kutwereka ngo ubundi The Trials of Brother Jero, bari kutwereka ko uyu mwanditsi WILE SOYINKA ubundi agaragaza ko iyi titire ifite ibisobanuro bibiri cyangwa se isa nkaho ikubiyemo ibintu bibiri. Tugiye guhera ku kintu cya mbere gikubiye muri iyi titire y'iki gitabo cya The Trials of Brother Jero. Ubundi The Trials bari gutangira batwereka ko ari amagorane cyangwa se amananiza, mbega bya bintu bigoranye cyangwa se imbogamizi. Bagakomeza batwereka ko ubundi ngo muri uriya mukino cyangwa se muri iriya play yitwa The Trials of Brother Jero, bavuga ko harimo umugabo witwa Brother Jero. Uwo mugabo we ngo abashaka kwigira umuhanuzi wa nyawe, noneho ngo uko yigira umuhanuzi wa nyawe we agenda ahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye mu buzima bwe bwa buri munsi, harimo no uburyo yakumvikana n'intumwa ze cyangwa se abayoboke be, sorry, ntabwo ari intumwa ze ahubwo abayoboke be. Hano batanze nk'urugero nk'uwitwa Amope. Icyo ni ikigeragezo ngo cyangwa se imbogamizi agenda ahura nazo, ari byo bari kugereranya n'icyitwa The Trials, cyangwa se ari amananiza nyine cyangwa se imbogamizi muri rusange. Ibibazo ni iki, ibyo bintu ngagenda ahura nabyo nk'ukuntu yavugana mbega n'abayoboke be, ibyo nabyo ngo ni imbogamizi ahura nazo. Uwo nguwo wigira ngo ni prophet cyangwa se umuhanuzi. Ikindi ngo ni uko ni uburyo afatamo abandi batangabutumwa cyangwa se mbega kwihuza n'abandi batangabutumwa, nayo ngo ni imwe mu mbogamizi ahura nazo. Umve, icyo bita The Trials. Ikindi
ukugerageza kuba yagaragaza cyangwa se yagumana influence ihambaye ku bantu, ku baturage, mbega kuba yabagaragariza influence, ibyo nabyo ni ibintu bimunaniza cyane. Ubundi the trials nanone bari kutwereka ahangaha ngo ni ya situation uriya mu profit abagomba gukemura ibintu ari gucamo, cyangwa se mbega uburyo nawe agerageza kwiyerekana nk'umuntu wa nyawe cyangwa se nk'umuntu mwiza, ibyo nabyo ngo namananiza we ahura nayo muri uriya mukino. Mbega buriya buryo agerageza kwiyerekana nk'umuntu mbega w'umuhanuzi wa nyawe, yereka abaturage abaryarya, ibyo nabyo ngo ni imbogamizi cyangwa se amananiza ahura nayo. Ukaba wumvishe the trials. Noneho uburyo bwa kabiri bukubiye muri iriya ntuza, iyi the trials nanone ngo uwitwa Hol Soyinka yayikoresheje agira ngo agaragaze uburyo bwo gupima cyangwa se kugenzura cyangwa se kwerekana ko ibyo uriya mu character de brother witwa brother Jero byo yakoraga katari byo, mbega kugira ngo mbega yayikoresheje agira ngo agaragaze nk'amananiza, noneho ari buze kwerekana ko brother Jero koko ibyo ari kwiyitirira ari byo. Wumve ubundi ngo iri jambo the trials yarikoresheje muri uriya mukino agira ngo yerekane ko mbega bira ari amagorane n'amananiza, agaragaze ko brother Jero koko ibyo yiyemerera we cyangwa se ibyo yiyitirira ari byo. Wumve bisa nkaho ngo uriya brother Jero we yakoreshaga ubwenge buhanitse cyane cyangwa se uburyarya buhanitse cyane yigira umuhanuzi. Ibyo ngibyo byose ni byari bikubiye muri titire, cyangwa se twari turi kumva titire ikishaka kuvuga, mbega titire uramwanditsi we yayigaragaje nko kugira ngo yerekane ko ari uriya mu character mukuru witwa brother Jero mbega ari amagorane ye cyangwa se imbogamizi za brother Jero, ibintu mbega yagiye ahura nabyo, ariko bisa nkaho mbega biri kumugerageza, twabyita nk'ibigeragezo. Urebe noneho ikibazo cya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri, ya ngingo ya kabiri nababwiye dutangira, tugiye kureba ngo ni iyihe mpamvu yatumye uyu mwanditsi witwa Soyinka yandika iki gitabo, sibyo? Ubundi uyu mwanditsi yanditse the trials of brother Jero agira ngo akore nk'umukino usekeje, cyangwa se usekeje ariko unenga imyitwarire yari yabonye muri society yo muri Nigeria, cyane cyane abayoboraga ibijyanye n'iyobokamana, nibo yashakaga kunenga cyane cyane. Ahangaha hari impamvu zikurikira zatumye uyu Soyinka cyangwa se uyu mwanditsi yandika iki gitabo, ahaguruka akavuga ati ngiye mfashe ikaramu cyangwa se mfashe icapiro, ngiye gucapa iki gitabo nindangiza nyisohore bitewe n'izi mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere yatumye umugabo yandika iki gitabo ni uburyarya ngo bwagaragaraga mu iyobokamana hariya muri Nigeria. Uyu mugabo Soyinka yabonye ko hari abantu batangiye kwigira abahanuzi, mbega kwa kundi umuntu avuga ngo nge ndavuze ibi n'ibi bizaba, nyine abantu bakigira abahanuzi bagatangira guhanurira abantu nkaho mbega ibintu ari byo pe, abantu nabo bakabyemera nyine kubera ubujiji. Ngo yatangiye kubona abantu bitwara batyo, mbega biyita abahanuzi muri ubwo buryo bwa gikristo n'ibiki, ngo abona ko ubwo buryo bari gukoresha bo bari bagira ngo bashake amafaranga cyangwa se bibonera amafaranga, cyangwa se bafate imbaraga zabo baziyoboza abaturage, cyangwa se bibonere icyubahiro. Ngo ntago babikoraga bagamije mbega kubera ko ari umwuka barimo wa gikristo, oya, ahubwo bo bashakaga amafaranga, bashaka izo mbaraga ku baturage, cyangwa se bagira ngo bibonere icyo cyubahiro nacyo bakijyanire nyine tu. Noneho we yashakaga kugaragaza ko uyu mugabo yashaka kugaragaza ko kuri ingingo yashakaga kugaragaza ko uburyarya ari ikintu mbega gisekeje, mbega cyangwa se gitangaje, ariko cyagaragaye muri biriya bya gikristo cyangwa se muri biriya by'iyobokamana. Ikintu cya kabiri cyangwa se impamvu ya kabiri yatumye uyu mugabo yandika iki gitabo, nababwiye ngo muragenda mwandika muri comment mutubwira nyine mudufasha
kubinoza neza. Ikintu cya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri yatumye uriya mugabo yandika iki gitabo, ngo yagira ngo agaragaze ko abantu bashukika mu buryo bworoshye. Akavuga ko muri uriya mukino ajya kuwandika cyangwa se kuwusohora, agira ngo yerekane ko rubanda rugufi rukurikira bari abayobozi cyangwa se bari abantu bakora mu by'iyobokamana, abapasiteri n'abaki, ariko ngo mu buryo bwa gihumyi. Rubanda rugufi buriya ngo rukunze gukurikira bino bintu by'amadini, ariko rwo rusa nkaho ruhumirije, rutabona ikijya mbere, rutabona wagwana icyo bashaka mbegabo. Ntibabone ko bari abapasiteri n'ibiki bishakira amafaranga cyangwa se bishakira icyo cyubahiro n'iki, ugasanga wowe uri umuyoboke w'iryo dini, ariko uburyo uriyoboka mu buryo bwa gihumyi. Ngo muri iriya nkuru cyangwa se muri uriya mukino wa Soyinka, ngo hagaragaramo abakarakita benshi bizera brother Jero, bakizera ndetse n'ibinyoma bye, kubera ko ngo avuga neza, mbega akoresha akarimi karyoshye, ikindi ngo abizeza ibitangaza. Mbega akabizeza bya bintu birenze, bya bintu mbega ubona ko no kugira ngo bibeho byagorana. Ibyo ni ibintu rero byatumye uyu mugabo Soyinka afata umwanzuro, agahaguruka akavuga ati ngiye mfashe ikaramu cyangwa se mfashe kompiyuta, ngiye kwandika igitabo nindangiza ngisohore kivuga kuri ibi ngibi. Wenda wowe uri kudutega amatwi ushobora kuba ufite amakuru arenzeho kuri ibi ngibi, kuri iyi titire y'iki gitabo, cyangwa se arenzeho ku mpamvu zatumye uyu mugabo yandika iki gitabo. We jya muri komenti, niyo mpamvu YouTube yashyizeho umwanya wo gutanga ibitekerezo. We jya mutwandikire tubwire ngo ahangaha byari bimeze gutya, cyangwa se ahangaha byagenze gutya. Iki nicyo cyatumye yandika igitabo, cyangwa se iyi titire n'aka kantu karimo. Reka mbabwire ngo cawu. Gusa iki gitabo tuzakinjiramo byimbitse, nimubisaba muri komenti.